Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ni mwene Sonzeyimana Bahati Shaban basuhuza. Nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri uyu munsi. Ubushize twarebye ijambo ry'Imana twabonye aho twibazaga ikibazo ngo ubyufatamo ute iyo ibintu bitagenze uko wabyifuzaga. Iki cyari igihe Mose yari yaratumwe n'Imana kugira ngo ajye kubwira Abisirayeli, ababwira umugambi Imana ifiteho kugira ngo ibakure mu gihugu cya Egiputa ibajyane mu gihugu cy'isezerano ndetse n'imbere ya Farawo. Iki gihe kuri uyu munsi ntabwo byagenze neza. Abisirayeli bagezeho barabyanga bitewe n'umuruho bakoreshejwe n'uburetwa twakoreshejwe na Farawo mu buryo budasanzwe, bituma batumva message yari turutse ku Mana inyujije mu mugaragu wayo Mose. Ariko muri aka kanya twabonye uburyo ko twasoje Mose ajya kwinginga Imana, ajya kuyibaza impamvu n'icyatumye imutuma, kuko yahuriye n'ibibazo bitandukanye. Uyu munsi nagira ngo dukomeze tureba uburyo Imana yamubwiye ko imugize nk'Imana. Yaramubwiye ngo dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. Mbega Imana yaramuhaye ubundi bubasha budasanzwe. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyo Kuva igice cyaho cya 7, twumva uko ijambo ry'Imana tubwira. Uwiteka abwira Mose ati, dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. Aroni mwene So aza umuhanuzi wawe. Uzajye uvuga icyo ngutegeka cyose Aroni mwene So abibwire Farawo kugira ngo areke Abisirayeli bave mu gihugu cye. Nanjye nzanangira umutima wa Farawo, ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu cya Egiputa. Ariko Farawo ntazabumvira, maze nzababarishe Egiputa ukuboko kwanjye, nkure ingabo zanjye, ubwoko bwanjye Abisirayeli muri icyo gihugu mbakuzeyo ibihano bikomeye. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa ngakura Abisirayeli muri cyo. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana dusomye aya magambo yose yasobanuraga ko Imana yari ihaye Mose ubutware n'igitinyiro imbere ya Farawo, kuko amaze kuva imbere y'Imana yahakuye amakuru meza. Yaramubwiye ngo dore nkugize nk'Imana kuri Farawo, ndetse na Aroni azakubera umuhanuzi. Ibyo nzajya nkubwira nibyo uzajya uvuga. Icyo gihe rero uko byari bimeze, Imana yabanye na Mose imubwira ati, nkuhaye ubutware, nguhaye ubushobozi kuri Farawo. Uyu munsi ngiye gukora ibitangaza imbere ya Farawo kandi mbigukoresheje. Urumva ko Imana yari imuhaye gushira amanga. Mwene data, nagira nkubwire ngo hari imbaraga zimira izindi. Muri iki gihe Imana yabwiye Mose ko izabana nawe ndetse igiye gukorana ibitangaza byinshi nawe. Hari dore ukuntu byagenze. Dore yaragiye Uwiteka abwira Mose ati na Aroni ati, Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Noneho kuko Imana yaramubwiye ngo nzabana nawe kandi dore ngiye gukora ibitangaza byinshi, kuri aha dusomye Imana yakoresheje Mose ibitangaza bibiri. Icya mbere nuko yafashe inkoni igahinduka inzoka. Hanyuma imaze guhinduka inzoka, ngo Farawo nawe aravuga ati, ariko urambwira ngo ibyo ngibyo atabahungu banjye, atabahanga banjye, abapfumu n'abakonikoni banjye bagiye babikora. Aravuga ati, namwe sha mubishyira aho ngaho. Ngo bazana za nkoni bari bitwaje bazishyira aho ngaho nawe zihinduka inzoka. Ngo ariko ngo inzoka ya nkoni yahindutse inzoka ya yindi ya Aroni yashyize hasi, yahindutse ngo yagiye ifata za nzoka zose irute irazirya, irazikusanya, irazimira. Naye nkubwire ngo nubwo Satani yigaragambya agatera ibigeragezo, agatera intambara nyinshi mu buryo butandukanye, ariko ukwiriye kumenya ko imbaraga z'Imana zisumba izindi mana, kandi imbaraga z'Imana yacu twizeye Uwiteka zikora ibikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma muri icyo gihe, kuko muri Egiputa hari imana nyinshi, kandi ikindi buriya cyari kidasanzwe nuko ngo umwami nawe yafatwaga nk'imwe muri zo, kandi nawe niko yiyumvaga mu mutima ndetse no mu bikorwa bye, mu byemezo yafataga. Ariko ikintu gitangaje nuko Imana yahaye Mose ku bushobozi bwayo kugira ngo ahangane n'ibihe bikomeye bari barimo. Iyo duhanganye rero n'ibibazo mu buzima bwacu bwa buri munsi, n'urugamba turimo, ndagira ngo mbibutse ko hari urugamba, hari uburyo turwana. Dukoresha izindi ntwaro zitagaragara.
z'amasengesho, turwana mu buryo bw'umwuka. Ntabwo turwana kuko iyo turwanye nk'uko ab'isi barwana turatsindwa, ariko turwana mu bundi buryo bw'umwuka bwo gusenga, bwo kwegera Imana ikaturwanira urugamba. Nagiye nkubwire rero, ibibazo byose ufite, intambara zose ufite, ibyo ucamo, irinde rwose ugenzure, kuko Uwiteka yiteguye kubana natwe. Icyo gihe rero ibyo bibaye, ngo bimaze kuba, ngo binangira Farawo. Ikindi gitangaza cya kabiri cyabaye ni uko Imana yambwiye ngo dore Farawo ntabwo yumvise ibyo nkubwiye, none manuka ujye ku ruzi, nawe aragusangayo, dore agiye kujyayo, ufate inkoni uyikubite mu ruzi, ngo ahinduke amaraso, kugira ngo mwereke ko imbaraga zanjye zisumba ize. Kandi nibwo, ariko ati nanone namubwira ati n'ubundi ntabwo ari bwabarekure ngo bagende. Ibyo twavuze ngo kumenya amakuru ku rugamba cyangwa mu rugendo ufite bigwa gutinyuka. Imana yabwiraga Mose ati ndabana nawe, nubwo Farawo atari bwarekure Abisirayeli ngo bagende, ariko ndakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo ibyo nagambiriye kugira ngo nziheshe icyubahiro ku Banyegiputa bose nzabikore birangize. Rero uko niko byagenze, yarambuye inkoni ku ruzi rwa Nili, kandi urwo ruzi rwa Nili nirwo butaka bwakuragaho ubuzima, kubera ko igice kinini cy'igihugu cya Egiputa cyari ubutayu, kandi hari harimo ibintu byinshi, kandi amafi nibyo biryo byari byibanze ku Banyegiputa, niho yakuraga ubuzima. Icyo gihe rero amazi amaze guhinduka amaraso, ngo ibyari birimo byose byarapfuye, amafi arapfa, ibintu byose birangirika, ngo amazi yose atera umunuko, mu gihugu cyose umunuko, abantu babura amazi yo kunywa iminsi 7, icyumweru cyose. Nabibaze kuba wamara umunsi utabonye amazi yo kunywa, ariko ngo yamaze iminsi 7 ngo byagize ute, babuze amazi kubera umunuko wari mu gihugu cy'Egiputa. Ariko Farawo ntiyabyitaho mu bundi buryo, ariko ubwoko Abanyegiputa bakomeza guhura n'ibibazo biturutse kuko Farawo atumviye Imana. Najya nkubwire rero, mu buzima ukwiye kumenya kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ibi bitangaza nibyo bitangaza Bibiri tubwira n'abakonikoni babashije gukora. Nyuma y'ibi bitangaza nta bindi bitangaza bakoze mu bundi buryo. Ariko najya nkubwire ngo ibyo bitangaza nubwo byakozwe n'abakonikoni, zirikana ikintu, muri iyi minsi hari ibintu biyobeje abantu benshi, kuko muri iki gihe gituma umurimo w'Imana uri gusenyuka. Wibuka ko n'abo bakonikoni bakoze ibi bintu, ariko hari ikintu wari ukwiye kumenya. Mu gusenya umurimo w'Imana muri iki gihe, Satani akoresha amayeri yo kwishushanya, ariko Bibiliya yatubwiye ngo nimwishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya, ngo kugira ngo mumenye ibyo Imana ishaka ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Hari n'igihe Pawulo yagize yandikira Timoteyo mu bice 3, mu rwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9, amubwira uburyo akwiye, hari igihe cy'abantu biyobagiza, aravuga ngo abo ngabo ujye batera umugongo. Rero inama naguha muri aka kanya, imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izindi mbaraga, ukwiye kuziringira, ariko nanone ukwiye kwirinda. Irinde kandi ugenzure imyuka n'ibitangaza byitirirwa Yesu, kugira ngo utayoba. Kuko naho muri iyi minsi Yesu yaravuze ngo azaduka benshi biyita abahanuzi, aziyita benshi bakora ibitangaza, kandi koko bazabikora. Ntabwo ari uko batazakiza abantu, ntabwo ari uko batazagira, ariko imbaraga zabikoresha. Rega Satani nawe atanga imbaraga, nawe akora mu bundi buryo. Ikintu ukwiye kumenya, Bibiliya yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Icyo ukwiriye kumenya ni ukuyoborwa n'Umwuka Wera, ukagenzura ibiri kuba muri iyi minsi. Kuko irinde ugenzura imyuka n'ibitangaza byitirirwa Yesu, kugira ngo utayoba. Ntabwo byose bituruka ku Mana, kuko no murumva ko mu Egiputa ibi nubwo Mose yabikoze na Aroni bakabikora imbere ya Farawo, nabo barabikoze, ariko zirikana ko hari imbaraga zisumba izindi mbaraga. Imbaraga z'Imana zijya ziza zigahindura ibintu byose. Uyu munsi nubwo ibyegezo bihari, ariko Uwiteka arahari. Nagira ngo rero muri aka kanya ukwiye kumenya ko Imana iyo iduhaye ku bushobozi bwayo, nagira ngo ngo muri iki gihe nuyizera, Imana iraguha ubushobozi ku bushobozi bwayo, uhangane n'ibihe bikomeye turimo, ubashe kugerana n'Imana. Urakoze, Imana ikomeze ibiteho muri byose. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ijambo ryawe twumvise, n'uburyo wabanye na Mose muri kiriya gihe imbere ya Farawo, ukesha icyubahiro kugira ngo usoze umugambi wawe. Niko nsente kugira ngo muri ibihe turimo bikomeye uduhe ku mbaraga zidushoboze guhangana n'ibihe bikomeye turimo, kandi tuzi ko imbaraga zawe zisumba izindi mbaraga. Urakoze kutwitaho, mu izina rya Yesu twize kubikora. Amen.